Nitwa Nyiramana Alphonsina, ntuye mu kagari ka Nyabivumu, umudugudu wa Gasharu, umurenge wa Gasaka. Ese gahunda ya Gira Wigire hari icyo muyiziho? Mwadusangiza ubwo buhamya, iyo nzira se byagenze gute kugira ngo muve muri icyo cyiciro mujya mu kindi? Gahunda ya Gira Wigire ni gahunda n'ubundi yo kwikura mu bukene. Ni gahunda yo kwigira, ugatanga mituweli, ukabasha kwiyororera itungo ari wowe ubushobozi buvuyeho, ukabasha gushyira abana mu ishuri, buri kimwe cyose mbese ukabasha kukikora. Uvuze ibintu byiza cyane kuri Gira Wigire, numva ngize amatsiko yo kumenya urugendo rwanyu rwagenze gute kugira ngo mwikure mu bukene. Uyu munsi uba ushobora kuba wakwigurira igitenge, uyu munsi umwana uba ushobora kuba wamushyigikira akajya ku ishuri, byagenze gute? Dusangize byinshi muri urwo rugendo. Kugira ngo mbashe kwikura mu bukene, ubundi jyewe ndi uwashigajwe inyuma n'amateka. Nabanje kubumba inkono nyine nkazigurisha amafaranga 20, 50, yaba menshi akaba 200. Ndabanje nshimire Perezida wa Repubulika, byari byanciyeho. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ahanini uruhare rwavuye ku buyobozi bwiza. Ubuyobozi bwiza, Perezida wa Repubulika yabanje kumpa inka. Ampa inka, ndayorora, nditura, nanjye nyine nsigarana inka yanjye. Ubwo uruhare runini rwavuye ku miyoborere myiza. Imiyoborere myiza niyo yabashije kumvana mu bukene ahanini, maze kubona inka, maze kureka kubumba izo nkono zaguraga amafaranga makeya, nabashije kujya ngemura amata, nkagura imyambaro yo kwambara, nkabasha kugura ibyo kurya, mbasha gushyira abana mu ishuri, nkanabarihira uko wakundunga uruhare rw'umubyeyi kugira ngo umwana yige neza. Nanjye mbasha kujya ntanga uwo musanzu ntawe umpase. Kugira ngo rero nkomeze nzamuke, nagezeho nyine bashyira mu ishuri, mba umwarimu, nkuriye abandi barimu, ndi sosiyale. Byiza cyane. Yego. Mba umwarimu nyine, maze kuba umwarimu nkajya mpembwa amafaranga. Maze guhembwa amafaranga hari byinshi yangejejeho. Yangejeje kuri byinshi, nirihira mituweli, mbasha kugura imirima yo guhinga, mbasha kugura amatungo magufi. Ubu mfite intama. Ibyo byose mbikesha ubuyobozi bwiza. Mfite ihene. Ibyo byose nabikuye ku miyoborere myiza. Muvuze ibintu byiza cyane byo gushyigikira abana ngo bajye ku mashuri. Ese mwaba muzi gahunda y'uburyo abana bafatira amafunguro ku mashuri? Ese muri urwo rugendo rwo kubashyira ku mashuri murabakurikirana umunsi ku wundi? Wadusangiza nk'umubyeyi ufite wenda abana bajya ku mashuri ayisumbuye cyangwa abanza, murabikurikirana? Tugira uruhare rwo kujya mu nama. Turajya mu nama bakatubwira ibikenewe, abarimu bakatubwira ibikenewe, baratuganiriza bakatubwira ibikenewe, yaba se ari ugutanga uwo musanzu w'amafaranga, yaba se ari ukujya guhinga nko ku ishuri, tukajyana imbuto zo gutera, yaba se ari kwitanga mu bundi buryo, wenda hagize umwana ukomereka ku ishuri, hari ibyo dusabwa natwe tukabyubahiriza tujyayo. Hari ukujya kureba se uko umwana wawe yiga, ese biragenda neza, ukabaza mwarimu cyangwa se nawe akakubaza imbogamizi zihari, nyine mukaziganiraho, mukabasha gukemura ibibazo bihari. Ubu nk'umurezi nanone ukaba nk'umubyeyi, bitumye ngira amatsiko yo kwibaza nti ni ubuhe butumwa wagenera abandi babyeyi ndetse n'abarezi muri rusange? Kuko iyi gahunda y'abana bafatira ifunguro ku mashuri ntabwo ireba ababyeyi gusa, ifite abafatanyabikorwa benshi, ariko by'umwihariko ababyeyi, abarezi. Ni ubuhe butumwa wabagenera? Ubutumwa naho abandi banyarwanda
cyangwa se n'abarezi muri rusange, yego ni ukwita ku bana, ni ukujya inama tukungurana ibitekerezo yego ku buryo nyine abana bagomba guhabwa uburenganzira busesuye. ubwo nko ku babyeyi rero batitabiriye gahunda ngo batange umusanzu, bo mwababwira iki? Ababyeyi tubasha kubaganiriza, abatari kubyumva hari abatari kubyumva, yego ariko nabo ntabwo ari bo, yenda ni uko baba babuze ubushobozi. Ariko tugerageza kubaganiriza kugira ngo nyine nabo babashe kugendana n'abandi. ni byiza cyane. Ubu rero dore tugiye kujya mu minsi mikuru. Ese mufite uburyo mwizigamiye iminsi mikuru yanyu muyitegura mute, cyane ko abantu benshi bizihiza Noheli, ubunani se mubigitegura gute kugira ngo ntibizahungabanye imibereho isanzwe, yaba mu bushobozi, yaba uburyo abana bazasubira ku mashuri, ibyo byose muba mwarabitekerejeho? Turabitekereza, nubwo iminsi mikuru tuyishimira cyane ndetse harimo abasesagura, ariko njya ku ruhare rwanjye ku giti cyanjye ntekereza nuko abana nyine bazasubira ku ishuri, bakeneye inifomo, bakeneye inkweto, bakeneye amakayi n'ibikoresho. Umuntu aba yabishyize muri, ubundi mba nabinoganije nabishyize muri gahunda. Ngaho rero gira ubutumwa ugenera ababyeyi nkawe cyangwa se n'abandi muri rusange bazi ko iminsi mikuru niyo kwishimisha, iminsi mikuru niyo gusesagura, bakibagirwa ko abana bazajya ku mashuri, ndetse bitari n'abana gusa, n'ubuzima dusanzwe tubamo umunsi ku wundi, ko ni ngombwa ko twizigamira. Ni iki wababwira? Ahanini dukunda guhurira mu matsinda tuganira ku bibazo nk'ibyo ngibyo, yenda tukavuga tuti kuri Noheli tugena ikintu, ubundi tugena ikintu kimwe, nimba ari ukuzagura akaboga, buri muntu aba agenewe amafaranga agomba gukoresha, ku buryo buri mubyeyi atazasenya urugo ngo azibagirwe yuko ejo hazaza agomba kugira ikindi kintu agomba gukora. Tufite uko tubigena, tuba twarabipanze tukagena tuti tuzasohora amafaranga aya ngaya, tuzayakoresha iki, ayandi azakora igihe runaka. Yego, ni byiza cyane. Twaganiye rero ibintu byinshi, nibagiye kukubaza, ese ubundi ikintu cy'isuku hano abantu barayumva? Isuku ishyirwa mu bikorwa? Ese isuku abantu bayigira iyabo? Ku giti cyawe isuku uyumvaho iki? Isuku ni nziza. Nanjye icyo gihe nkibumba inkono ntabwo nabashaga kwiyitaho, wasangaga kenshi ntabasha koga, wasangaga kenshi nararwaraga inda mu mutwe, jewe zarandenze, ubundi siniyitagaho kubera ko nta mwanya nabonaga. Ariko ubu ngubu nyine aho maze kugenda ntera imbere, njya mu nama zitandukanye nkicarana n'abayobozi nk'uko twicaranye nk'uku nguku, nkareba ukuntu nawe umeze neza, nanjye nyine nabashije kugenda ngerageza kugira isuku. Urabona yuko nakenda nambaye kameshe. Ikindi mu rugo sinagiraga isahani, amasahani twariraga ku bintu by'ibiryo, ariko ubu ngubu iwanjye maze kugira amasahani, nkagira n'aho nyabika heza, nkagira injerekani. Ntabwo nari nzi kuryama ahantu heza, nararaga ku mifuka, ariko ubu ngubu ndara kuri matora. Urumva yuko isuku rwose iwanjye uhageze, ntabwo natinya kuba nagufungurira, sinatinya kuba naguha amazi cyangwa ngo nguhe amata yo kunywa. Muri make ni isuku hose? Isuku hose irahari. Mbese n'intangarugero uyu murenge wacu ndumva barawuduhembeye kubera isuku. Yego. Ni byiza cyane. Bivuga ngo rero tuganiye ibintu byiza cyane, ariko ntabwo nasoza ntakubajije, ese kuri gahunda yo kwegereza ubuyobozi ndetse n'ubushobozi abaturage, ubundi iyo gahunda yo urayizi? Gahunda ya leta ndayizi. Ubuyobozi bwegera abaturage, ubu ngubu twajyaga tuzamuka tukajyana ibibazo ahangaha ku murenge, ariko ubuyobozi buhera ku mudugudu. Ku mudugudu tukajya mu masibo, hari abakuru b'amasibo, hari abakuru b'imidugudu, ubwo ni aho ngaho duhera. Iyo ikibazo kiremereye kirazamuka kikajya ku kagari,
ku kagari batabasha kugikemura nibwo uzamuka ukaza ariko ibyo byose bikemurirwa mu kagari. Muri make ubuyobozi bwiza bwarabegereye, bwaratwegereye, umuturage ari ku isonga, ntawe ugitinya. Ubwanjye jyewe naratinyaga, nta nubwo baba bampamagaye ngo nze, kubera yuko sinari nanakuzi cyangwa se sinari nzi n'icyo bampamagariye, nari nje nyine mvuga ntiyenda ni ibintu byoroshye, nta bantu turi buhure. Ntabwo ubu ngubu iyo aba ari nka kera mba nabashije kwisubirira imuhira, ntabwo mba nageza. Ariko ubuyobozi bwiza, imiyoborere myiza yageze kuri twese, nta muntu ugitinya. Murakoze cyane rero. Yego, namwe.